Ndi papa Sava. Umukobwa wanjye nuko yambwiye bategurira abanza oya akurikiyeho ikisahani ubwo amasahani araba ariharisha Marigari. Ese muraje? Ninze kwinjira mu nzu utarabona ko naje. Wahora n'iki nanjye? Oya n'umukobwa wamushoreranye ariko ubu ntawe yagumye aha ngaha akabanagura n'amasahani wabo. Ari nyuma ahantu ugiye. Biteguye neza noneho ntabwo ngiye kwicara. Soko wambwiye. Ngo njye mbanza ngo biriya ngo gutya nkurikije ko byambwiye. Karamawe. Niko. Oya n'umukobwa wamudashoreranye ndebye hirya. Muri nkumi. Mburase. Nari kugenda se. Mbe nkwakire se mbashyize hano ku ruhande. Urateka enda kuramo kuko. Kuramo ariko ntushyireho byose gusa. Ntago mbishyize. Wabishyizeho wenda nka. Wabishyizeho nk'utwo. Kugira ngo akire zibo zishyize hariya. Teka hariya. Kereka aho hepfo. Ubu wicaye rega n'ikiba cyo kugufata atararushatse waba unicaye rwose mwana wanjye. Niko ye. Ariko nawe rero ugize vuba. Allo? Semvuya. Allo? Wisho. Oya, ushaka umuntu baza ahantu ku mugabo witwa Papa Sava. Ni naho hari. Nuhagera. Niho ari nyine. Mbwo utimanuka muri uwo muhanda. Ubona umanuka hano. Sho, manuka muri uwo muhanda neza uri imbere yawo. Ego. Turahura mu nzira n'ubundi niho ngiye kuza ndahagarara ku muhanda. Cyakandi. None hanyuma se aje niki? Aje niki? Si moto si musi hariya. Moto? Se ni gutangaye. Tere mu twatuno duhumura. Umukuje na moto se. Ariko nawe urapinga he. Niko. Moto se yimuzana ikamugeza hano. Ariko se wagireka kumera gutyo wowe. Neza wese. Neza moto nyine. Umuntu wese ari ngo afite imodoka cyangwa mo. Reka ni. Ubuza wako waneresha. Ariko waza gusanya iki? Wazaga ni iki? Ariko niwe nawazana moto. Ariko nkubaze Marigari. Mbaza. Ubu urukundo rwacu rugereranya n'urwo bubu. Ariko byose ni urukundo. Niko ujya gukuru ujya kumanuka kwa Anastase ariko ujya wibuka cyane kwa Anastase uje kundeba imvura yaguye ukahita uzitambaga nk'umutumba papa hari nawe ndi mwenda kanyebutse ariko ariko sakanyuba akakubaye soko wari umukwere gukora wo kubaho nawe rero ariko ubu reka nkubaze ubu umukobwa w'ubu ko wamerekezaga amasaha 3 agashira tukarenga umusozi tukabirinda ukundi tukongera ugasaba amasaha 3 umukobwa w'ubu yaherekeza umuhungu ari amasaha uwo mukobwa akagaruka akiri muzima ariko si bose none se ugushatse kuvuga ko ari bose ahubwo ibiganiro amasaha 3 ibiganiro twagiraga buriya bigenda bagafata ari amasaha tugahagara kandi umwe akaba ari hakuryo ndari hakuno komana nyagasani ariko rero
urebuka ngufata ku rutugu ngize ntya nari nkwishaye naho abubu wumvisha uko avuga ni shu nyine ngamo shu si ubwo wundi shu karame shu none se nyine ntagomba kumutepesha cyangwa nuko twebwe nta telefone zabagaho ariko bagitaga kibazo ariko ari kibasumba ariko ntwari ngitamo ryambara Margarita nuko nshaje kibasumba ni igiki utanyise kakaniyo yavuga ngo ni hani utamamagaye hani nta kintu na kimwe twavugana hani rero burya naryo buriya kariya kantu ka hani nagakope kwa papa Sava kariya kagabo karize hari ibintu byinshi nkagenderaho ariko aribyo ntinya kuvuga ibyo ntinya kuvuga hari kavuga gatukana kakabivuga mu kifaransa ku buryo yatuka umugore we ariko sha reka nkubwire wagiye kuza wagiye kwaraje twari neza nta bintu byawe byo gupinga ni karibu ni karibu yazakozwe bite musore imwereke ni karibu nicara hariya isogi se ikibazo nabonaga rimwe wenda mwibagiwe rimukurireho urihuze n'irindi ni karibu star musanze ahahanyereye twari turi kubivuga n'umusaza tutubu rwose nuhura ni ikibazo cy'ubugerere hariya wenda nti muri bugire ikibazo ariko turishimye ko mugeze hano amahoro ariko nje mbega hano yewe ariko nuko imvura yaguye ubundi nta bintu biba birenze bihari rwose ni karibu rero hano niho iwabo w'umwana na papa na mama tuguhaye ikaze zesheri ndi kwijambo harya abagore natwe twahawe ijambo cyane kuvuga muvugishe ntacyo ni muzehere iwanyu se muraho sha turaho kavura karagwa urebye n'ibishyimbo byareze harya buriya namwe murahinga hariya mu mugira harya ntiwamwe ngo batuye mu mujyi turahinga hari ahantu haba hari utuboga utunyanya hose bakagenda bahinga urumva ni ubuhinzi nawe ukaba uturima tw'igikoni akira umuntu ariko si wa mwana we shaka akarahure wakira umuntu akarahure se ugira ngo ni ngombwa reka nkorohereze kamworohereze bikurirwa ujya kure uwivuna icara ntukakire wenda ahubwo se muzane amasahane dufungure turebe ko twatamira yewe nabyibagiwe nanjye naje nganira na muzehe mushakira amasahane aze kuganira n'ingenzi rega kuganiriza umutware yewe ureba aho ariko se iyo ureka bakaguha akarahure se ugira ngo iki ngiki ntabwo umuntu yakinyweramo biramirika do kugira ngo nubwo imvura yaguye ugira ngo icyaka se cyari kimitanye yewe ndabona ari cyose rwose cyane reba n'utundi twahageze neza ubanza tugire neza kwa kundi aho hepfo mu gikoni naho wagenda ari ikintu neza oya icyuya ubundi se mwari muri amahoro rero turakomeye shaka n'amafurusheti nya uzane na bya byaruzo usangire harya harya ngo mukora iki harya njyewe sigira ngo sindi umwataka ariko rero njyewe ruriya
ubundi urabizi ko nkunda abakinnyi watakiriye kipe kirango se n'iby'ikipe urabona kimisagara Nyabugogo mu Gatsikato turagenda nibyo ngibyo mba nibereyemo bamwe bashyiramo abantu mu modoka bajya mu ntara bazi Kigali n'abagiye kuryoshya i Musanze abo bose mbanziranye nabo ugira imodoka ukoraho se mba ninjizamo abantu bagahita bankubita ubucwa wahamagaye se ngiye mpamagara abantu imodoka yari yakuzura bagahita bankubita ikinyita ubu ubucwa ubucwa ngusukire nawe oya ubisukira abandi ndakwereka uko mbigenza ubucwa si ubwo ni ibiva mu modoka se ubucwa ni ikintu bita pesa pesa ni karibu rero ku meza hari hageze ibyo kurya bitunga umubiri wenda twasenga ukagiriraho kamwereke mugiye gusenga twagira ngo dusenge tumusenge ndi kwarura sheri uretse shana reka tubanze dusenge aho ibyo byose mubijyamo se mutasenze reka mbasengere nta kibazo duhesha umugisha muhumurize dusenge Imana ibyeze amen mama mfashe sheri egera hino ubanze warure nawe ubundi hari ibintu bita korosa iyo turi mu kazi iyo tugiye mu gapoze tubwira umuntu waruye ati tworose ubu ngubu ni uko mutatetse imyumbati hano nari kuhatengeneza imyumbati rero ariko birahumura shoti ariko tugiye gusangira nuko njye nawe waje ukarura ibyawe dushima n'iduke natwe ariko mwabyaye umukobwa mwiza tomati cy'igikobwa muragenda mugira gutya byara umukobwa ejo ubundi arya inyama nini ufatora iyo uyifata hano hari udufurusheti mwegereze agafurusheti kugira ngo ni ngombwa n'ubundi ko naje nyagirwa oya naje nyagirwa naje nkaraba gusa imvura ntabwo yanyegeje bona yongeye reba aho ushyiraho kamere ko nze mbere amaboko mfasha ngiye kuriha amaboko sheri fungurira kano gapenzo akameza merci njya nagira ikibazo n'ubundi natetse ndi kubyereka yaranje ndikabwa na duke
ni ukuri ntabwo nshonje pe. Okay. Murarya se ubundi murarya ibi? Si bikirimo se? Ubu ibyo murya ni ibi? Niko uransigira sha iwanjye? Karame? Uransigira iwanjye? Oya ntabwo Kwa byaruye niba ntubishoboye wabiriye. Akira se nkeneye umuntu ibi ujabata mu biryo. Ajabata mu biryo niko. Uyu niwe mukwe wazanye? Ntabwo nari nzi ko ari uko nguko ameze. Ibi nibyo kuvana bikakujyana za Kigali ngo wabonyeyo ngo abakuzazana muri uru rugo. Ijambo ko namubwiye yuko mu cyaro turya nyine. Wamubwiye ko mu cyaro? Turya duhinga. Muhinga? Hanyuma se ubundi arya ibyo bitahinzwe we aje kureba ibihingwa ahangaha. Vana icyo kirahure aho kitameneka. Sana tereka hariya. Kanze. kino kitameneka. Ndebera nawe. Kugiye se Ndaje ugasanga abantu umuntu ibiri ko nibyo nakubwiraga Margarita. Karibu. Niwe utanga karibu hano ni wawe. nyiri urugo hari. Ariko wa musore we. Yewe ntabwo wakinza ni karibu. Ese ni wowe papa Sava? Karibu karibu. Karibu muvandimwe. ariko ndakagira imana mwuka byaramo. Karibu ni karibu. Komera komera. Muraho. Karibu. Ni karibu papa Sava. Wicaye aho ngaho. Nicare ku gasaha. Karibu. Ni karibu. Twari turi kurya ngakira agasahane dusangire. Uramubwira ngo mu rugo mu bitunganye. N'amahoro ariko. N'amahoro masa. Amako n'inkwera naho ibyo kurya. N'amahoro. Papa Sava ubu ngubu uretse ko abagore boroshye ibintu harya baguye nankubita ko gapfundi. zana agapfundikiye. Imiti warayimaze. Kameze neza muri iyi minsi. Zana niyeranje. Mbona mama Sava ambwira ati reka muzehe ubu nta kintu ari gukoraho. Yewe naho ubundi se wa muntu we. Yewe imvura imaze iminsi igwa. Ndanyeranyereje n'agakoni. Ndavuganire kamagere numva ibyo ndimbati yashakiraga. Twagize rero umushyitsi hano. Yewe. Sheri. Papa Sava. Umushyitsi twagize. Dore ibyo nagushakiraga ni ibi. Mu minsi ishize nyine umukobwa wanjye yarambwiye ati nzazana umushyitsi. Ati nzazana umushyitsi. Rumva rero urugo rurimo abakobwa nawe urabizi. Mbanza no kubyangira yewe mvuga ko nta kuntu kubera iyi mvura mvuga nini yaho kugira nunsura muri iyi mvura ariko aranga arasisira ati rwose reka nzabazanira umushyitsi kandi ni umushyitsi w'imena rega ati n'umuntu w'umugisha ushobora kuvamo ngo ni umukwe ye ubwo ni umukwe yaje kutwereka. Ibyo n'umukobwa wanyu ndanamukunda.
muti rero papa sava nta uzaza urebe none se papa sava kuzi ko ntacyo inshuti magara ntacyo nakora nakubwiye marigari karame ni amahoro ariko ni amahoro hasi ibyo ku ntebe wabyihoreye byawe bipfuye ubusa. ubwo rero uyu muko wacu ngo ni umwataka kuyoza ha Nyabugogo taza wenda taza ku bantu utamuzi neza ngo ni umwataka umwataka rero muri ba bandi wivune ndabazi ubwo narinzi ko njye nabanje nyine kugira ngo ni uw'ikipe reka da mwiriwe mma Inzara njye sindaza nsize ibiryo. ese wakicaye cyangwa ukajya Reka mbanze nishyire ku ruhande tuno ndaje. nuko biragenda birakorerana bigira bitya ni umwataka rero uwiteka agira atya ati mbahaye umukwe yawe none se nimba ati nimba zabakwe nuko dore umukwe nawe sinanabyihera dore umukwe simwe muryango mu muryango wacu mama bose twabonye umukwe turabyishimiye papa sava. niko se wa musore we buriya ku munsi watakirangaye iyo ugira ngo Yesu iyo byaciyemo simbona nk'igihumbi cyangwa se gusa 700. nayo da nayo mwata nabwo agahumbi kaba katuvuniye watakira igihumbi ukarya 5 ko bwacu azarurabamo zanyuza amajye no guhinga. ndimbuti rero nzaba umukwe mukuru nicyo none se karama we ariko reka nkubwire ntibikugore gendemba ati Sylvestre igisubizo nakibonye oya tujye tuvuga imbwa mu mazina yazo niba ari ruhuga uvuga iti ni ruhuga niba ari musega uvuga uti ni musega ndimba bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu ntago nigeze mbona umukwe w'umunyarwanda arya imbere ya nyirabukwa arya umva shaka terekaho cyangwa ibisohokano ujye kuganira n'inshuti oya natereka terekaho ngaho terekaho hari ikintu wazanye hari ibindi bintu wazanye izo nazo ni zawe ufunga hese ugafungura hera ufungaho ugafungura urunguru ni rwo nkoresha izindi nagiye umva rero wa mwana we dore uri umujyambere ntitukugaye igihagararo ntago tukugaye ubutunzi ntawe waba ukubajije uko wanyu muhagaze dore ni mama igendere inzira yakuzanye wayibonye shirise sa merekeza umva umva muko ndaherekeza ibyawe reka inzira ibyawe kuri sesemino rwose gira vuba vuba urakoze wakoze kutugenderera bakubonye washimwe wakoze kutugenderera zagaruka maze muko urumva nturenga ku muryango gira vuba inshuti yada uko usokoza ubwanwa usokoze n'umutima n'imico
oya ibindi byose umuntu yabyihanganira ndimba wagira ngo ubonye iki ubonye iki umugabo yabaye akicara aha yinjije isogisi rimwe isogisi ari kurema ibyo wibinsobanura ariko si ibyo atabonye ibyo atabonye nabireka abonye bike ahubwo nabarata nawe ngo ari utwo nari nayo nagenda nkamurira mu nzira ariko nk'aba bana kuba umwana azajya za Kigali ngo agenda Kigali ubu se koko ngo yabonye umuhungu ufite body ngo ni body ngo ni umuhungu uteye neza akubise maziriya ntoki ngiye kumira intama nkumva neza bigarukira bigarukira inyama ku isahani yayihereza washaka kwita sebuko none se ubu nariye afashe biriya bitoki bye ati sinirwa nkaraba ati imvura yanyagiye naje nyagira ati kukaraba rwose ati nakarabye imvura yanyagiye abafashe ikinyama kize ku isahani yanjye bagira inama buriya si nkuriye ubusa ntabwo nkuriye ubusa nk'umusozi singa y'umukwe natwe ntitwagaye umukwe mubanze mumuvuze mu mutwe ikindi buriya papa sava buriya dukwiriye ikintu mbonye wa mugore we jya wicaza umwana umwigisha muganire jya wicara n'umwana umwanya muba muwufite muganire umubwire umugabo uko ateye umubwire ingeso z'umugabo umubwire imigendere y'umugabo umubwire uko ahaha umubwire uko umugabo abaho umubwire umugabo uko ajya kwa sebukwe uko yafata nyirabukwe uko afata sebukwe uko ajya mu bandi iyo yabaye umugabo ave mu byinshi ibi byose ntabwo yego arataka nyabugogo arataka nakazi ntacyo nakazi ariko si igihe akavuyemo agiye mu umunsi bamutumiyemo mu birori bikomeye harimo n'abakomeye ese uko ari bya bindi wenda uyu mukobwa agifite wenda akantu k'umuco atereka mbanze mubereke iyo baba bwa bukwe tujyamo n'umusore utamuzi utazi naho aturuka bakajya kubidisha ku munsi wa nyuma wavuga icyo wakora iki reka nkubwize ukuri iminota y'imbonye ntagukubisi inkoni y'amajigo wabitamira utya nkubita amajigo bigaturumbuka bikaguriye ariko Imana ishimwe ko nta kibaye mbega ngo turatemesha we reka burira mukobwa aramuherekeje ahari koko reba nugira umuhamagare kuri telefone usanga yakomeje ndakomezanya n'iyo mbwa ntabwo natuma umwana wanjye agenda yashi ndakomezanya n'iriya ngegera yashi we papa sava ngibi rero nuko akere mwere kugira ngo ntanzamure iyi system papa sava